Seminega rero impamvu nguhamagaye aha ngaha nagira ngo nkushimire kuko dukoranye imyaka myinshi unseriva icyayi kandi kikaza cyuzuye kandi mba nzi ko wamanutse kuri ziriya esikariye ndende. None nagira ngo nkushimire pe, uri umukozi mwiza. Yego boss, impamvu kitameneka iyo ngeze kuri esikariye ndabanza nkasomaho nkakijundika ubundi nkamanuka nagera hasi nkagisubizamo. Ariko se Semine, igihe nakuboneye wandikira amabaruwa, ayo mabaruwa yose wanditse uri kuyandikirana. Ibaruwa ndi kwandika ni iyanjye, ndi kwiyandikira. None se ubwo uri kwibwira iki mu nyandiko? Ntabwo mbizi kuko ntabwo irangeraho. Mwaramutse sha, ngiye ndi Pasiteri Seminega, nturutse mu gihugu cy'Ubugande. None se wa mwana we, wandangira ahantu urusengero rw'inaha ruba? Yego Pasite, urusengero ruri hariya hepfo, hariya ku ibati ry'umutuku. Nugera hariya hepfo urakata urahita uhagera. Urakoze wa mwana we, urakoze kabisa. Ese wa mwana we, nawe ujya ujya gusenga? Oya Pasite, oya kabisa, yewe ntabwo nyanza gusenga ku rusengero. Oya rwose wa mwana we, ujya ukizwa, ujya uza gusenga buri munsi ku rusengero, nzakwereka inzira izakujyana mu ijuru. Yesu! Ikigoryi gusa. Umuntu utazi inzira imujyana ku rusengero azanyereka inzira imujyana mu ijuru gute? Sheri, urabona ko ubukene bumeze nabi, ugomba kwiga gufura kuko amafaranga twahaga uriya muntu uza kudufurira tuzayakoresha ibindi. Yego mugabo wanjye ndabyumva, ariko nawe ugomba kwiga gutera akabariro, ariya amafaranga nahaga umuzamu tukazajya tuyakoresha ibindi. Imana y'u Rwanda, iki si ikirwaye mwa bantu mwe? Niko mada, ushaka kuzanyiyicira? Yesu! Akumiro ni umusuzi w'ifundi. Mada, reka nkuhunge nigendere. Kagenda mujyo na mujyongero bushyibijwe bushwati yerera nk'inkete gwe bukamwanga.